c'est bon. Comme ça, come on, come on. Oh. Ouais. C'est terminé pour vous. Les premiers, ceux qui suivent, encore aller. Et les dernières fois. Allez, 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 ma plaie. Go, 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 go. Voilà, il fait. Allez, 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 allez. Voilà. Oh, tu as placé les ballons. Allez, allez, sans ballon même. La précision, c'est comme dans le vie. Il faut que tu précises là où tu frappes. C'est-à-dire, moi, je donne, on met toujours. OK? À un bon rythme. Parce qu'il y a la pression. Faites attention, hein. Pas mal, bien. Fermez ça. C'est le carré. C'est le carré. C'est comme ça, lui aussi, il a joué. Les deux ont joué comme ça. Abajyaga bambaza ati matera ya relax foam na dada mattress cyangwa rose foam igura ngahe cyangwa se bambaza ati twayibona dute, nkababwira ko ku ruganda baranguza badatanga detaye. None rero nje kukwereka iduka riragufasha kugira ngo ubashe kwibonera kuri izo matera. Ni iduka riri Nyabugogo ryitwa Kwizera Shop. Iryo duka rero ryegeranye na banke ya Beka iri hariya Nyabugogo. Bivuga ngo rero wowe ukeneye kwigurira kuri izi matera uramanuka urasanga icyo cyapa nyine kikuyobora aho babafitiye matera zikomeye. Nimvuga ngo zikomeye byumve gutyo biraterwa kandi n'amahitamo yawe. Ubundi ugende ubabwire ati ndashaka matera ya relax foam na dada mattress ndetse na rose foam. Baraziguha rero kandi rwose uragenda uryame wumve uguwe neza wumve uruhutse. Kuba ari mu ntara ushobora kuvuga ati yewe aho ntuye ntabwo hacururizwa izi matera kandi birumvikana ntabwo hose hacururizwa matera, ariko ushobora kuvuga ati ngiye mbasha kugera i Kigali. Wageze i Kigali muri gare ya Nyabugogo ntibizakuvune kandi ntibizakugore. Wowe uzabaza hano banke ya Beka iri usohoka muri gare ya Nyabugogo ukagera kuri Feruje, noneho ukabaza ati nimunyereke banke ya Beka. Impamvu yo kubaza banke ya Beka utabajije izi matera nuko Nyabugogo haba hari abakomisiyoneri benshi bashobora kuyobya cyangwa se bigatuma ugura uhenzwe cyangwa se ukagura matera itujuje ubuziranenge. Ibyiza rero wowe uragera kwa Kwizera Shop akwereka izi matera. Hari matera nyinshi z'ubwoko bwose kandi matera uri bwifuze na zazi ndetse abaganga bandikira abarwayi umugongo kugira ngo batabasha kubabara umugongo. Iyo matera nayo irahari, ni matera nziza ya befu. Ubwo rero byose babigufashamo cyane. Ni mubahamagara rero kuri izi nimero kimwe nuko ushaka kubahamagara uri mu ntara ukavuga ati ndi Nyabugogo ndashaka mu ntegurire matera ugasanga bayibonye. Ni mubahamagara kuri 0782 0552 28 0782 ubundi baragufasha ndetse bagussobanurira byinshi birushijeho no kubijyanye n'ibiciro.
La Gloire Trading Limited yo ntikwereka inkongoro gusa ahubwo ikwereka abo yareze uzarebaho amakaro yayo yubatse ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha inyubako zanyu rero nimuziha agaciro mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited akomeye adacuya indahangarwa mu guhangana n'ubukonje humidité dusanga mu gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price.